nibyo mumaze kuvuga tutarebye neza abakristo bacu bareba social media, abakristo bacu bahora bafite za telefone zitandukanye bashobora kugwa mu byaha bimwe babyita ko ari iterambere ariko bikitwa ibyaha. Ariko kandi nanone turashaka kugira ngo nibura tujyanishe imyemerere yacu n'amategeko yaba amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko y'u Rwanda. Ikindi mvuga nuko aya mabwiriza nadufasha cyane no gukomeza kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda. Anariyo mpamvu leta dufatanyije na RGB binyuze kuri RGB ndetse no muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu twifuza ko aya mabwiriza yasobanuka kandi agasobanurirwa neza abanyarwanda. Tukagira ngo rero nk'uko mubivuze, ibi bivuze iki? Ibi bivuze yuko burya umuturage ku isonga, niyo mpamvu duhora buri gihe dutekereza icyamuteza imbere. Amabwiriza rero nayo aza guteza imbere umuturage wacu anariwe mu Kristo muri iyi miryango ishingiye ku kwemera. Dr. Doris, amabwiriza andi mabwiriza ariko mwayise agenga imiryango ishingiye ku kwemera aje n'ubundi hari urugendo rwatangiye wenda n'ikera ariko mpere za 2018 mwakushize aho abantu bagiye bagira byinshi basabwa cyane imiryango ishingiye ku kwemera. Uyu munsi ni ikihe amabwiriza za kongera mu bindi musanzwe mukorana n'imiryango ishingiye ku kwemera no kunoza imikorere yayo kugira ngo koko abanyarwanda barimo babone inyungu bavana mu gusenga ariko hataza kubamo n'izindi ngorane zaturuka ku batabikora neza? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije.